Amen, amen. Ni by'agaciro gakomeye kuba ndi hano muri Harvest. Nasabye Imana kugira ngo ubu buntu ni kubupfusha ubusa. Amen. Nkuko umushumba w'itorero yabivuze, ndamukunda kandi ndamwubaha. Igihe cyose turi kumwe numva naceceka agakomeza akavuga kuko mba ndi kwiga. Amen. Ndashima kubw'ubutumire, ndamushimira ndetse na mama wacu, ni inshuti zacu, ni bakuru bacu n'ababyeyi bacu, kandi numva nta kosa nkora iyo ndimo kurota ibintu bigari, kuko igihe cyose tubabonye tubona ko inzozi zijya zisohora, kandi kurota ntibigurwa, nta nubwo bihenze. Tugomba kurota ibyiza kandi tukizera ko tuzabigeraho kubw'Imana. Ubwa mbere mbwiriza muri Harvest, mwari mukiri muri ya sale ntoya, ariko ubushize naje hano amateraniro adahari ndasura, ndavuga nti itorero rya Kristo muri Rubavu ntabwo rikojejwe n'isoni mu nzego zose. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Hano hantu harasa neza, nubwo umuntu yaza akicarira gusa akareba yafashwa. Amen. Nubwo waza batarimo kubwiriza, wareba imirimo y'Uwiteka ukamuha icubahiro. Amen. Ndagira ngo dukomere Imana amashyi yatanze iyerekwa rya Harvest. Ndagira ngo twongere Imana amashyi yatanze iyerekwa ubushobozi n'abantu. Yatanze iyerekwa, itanga umuntu yahaye iyerekwa aremera, ariko imuha n'abantu bakiri iryo yerekwa bararishigikira. Ndagira ngo abantu bose bafashije umushumba wacu Pastor John tubakomera amashyi. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, imirimo yanyu ndetse n'imihati yanyu si y'ubusa ku Mwami. Amazina ni Roger Mugabe nk'uko umushumba yabivuze, ndubatse. Umufasha wanjye yitwa Christine wacu, dufitanye abana batatu ndetse bane, kandi dukoze umurimo w'Imana muri iki gihe, kandi tuzakomeza tuwukore mu izina rya Yesu. Amen. Dukora umurimo w'Imana mu itorero Siloam Evangelical Center hariya mu Mugi Gisenyi, kandi dushimye Imana yuko turacyakodesha, ariko Imana yaduhaye ubutaka, vuba natwe tuzubaka. Hallelujah. Amen. Ubwo buntu murabufite bwo kubaka, muzajye mudusengera Siloam natwe tuzubake, hanyuma tuzarusheho gutera ikirenge mu cyanyu twubahisha Umwami wacu muri mirimo y'ubwami bw'Imana. Amen. Ntabwo dutinda rero, nasenze kugira ngo Imana inganirize cyangwa impe ijambo tuza kuganiraho. Imana irambwira ngo tuganire, cyangwa se inyemerera kwigisha cyangwa se kubaganiriza ku ijambo ryo kwera imbuto. Amen. Kwera imbuto niryo jambo ngira ngo tuganireho. Nkunda uburyo mwubakiye ku ijambo ry'Imana. Ubushize nanone narabibonye icyo gihe mwari mu gihe kivuga butumwa, isisteme yo kwiga ijambo ry'Imana igitabo ku kindi. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire, itorero rikura neza rifite intungamubiri zose ni itorero ryigishwa ijambo ry'Imana. Hallelujah. Amen. Tumaze kubona byinshi muri murimo w'Imana, ariko nimba hari ibintu byubakwa bigahama bigakomera bikagira aho bigera bikaguka, ni ibintu byose bishingiye ku ijambo ry'Imana. Amen.
ndagira ngo rero tudatinze tugiye mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 15 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 8. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 15 umurongo wa mbere kugeza ku wa 8. Turasoma n'ubutumwa bwiza nanone bwa Yohana ibice 12 umurongo wa 24. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Yesu acira abigishwa be umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwushingira. Ishami ryose ryo muri nje ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Mugume muri nje nanjye ngume muri mwe. Nkuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nje. Ni nje muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nje nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri nje ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Amen. Turakomeza mu gitabo cya Yohana ibice 12 umurongo wa 24. Ibice 12 umurongo wa 24 haravuga ngo, nukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Dukomere Imana amashyi kubw'ijambo ryayo. Amen, amen, amen. Kwera imbuto, reka twongereho ngo nyinshi. Imana ishimwe cyane. Kwera imbuto nyinshi. Ndabanza gushima Imana igihe cyose duhuye n'umushumba mubaza, mwene data warimo gucuranga gitari ahaguruke. Twariganye. Imana igumugisha, haleluya. Uwo twariganye turi muri 6e mwa 6 secondaire. Cyo gihe twakwitaga ni Jean Paul ngira ngo Gilbert icyo gihe babaga bafite inzu hari hafi ya Petite Barrière turi muri Maki, twaramusuraga. Ariko ni byiza iyo muziko hari inzira mwabayemo mutazi Yesu, mutarahura n'Imana, mutarakira agakiza, mukongera mugahura muri mu bwami bw'Imana. Ubushize hashize igihe kinini nasanze acuranga, nagarutse agicuranga. Imana ishimwe ko wabaye wakomeje kwera imbuto. Nimureke twere imbuto kandi twere nyinshi, kuko ari byo byubahisha Imana. Haleluya. Impamvu eshatu tugomba kwera imbuto. Impamvu ya mbere nuko ari ikifuzo k'Imana. Haleluya, amen. Ni ikifuzo k'Imana. Amen. Ikifuzo cy'umwami kiba ari banze ku baturage mu bwami bw'Imana. Kumenya iby'Imana yifuza n'ibyishaka
nicyo kigomba kuturaza inshinga. Tuba mu itorero, tuba mu bwami, muri ubu bwami bw'Imana twarakijijwe, ariko rimwe na rimwe tugakora ibintu bitandukanye. Bishobora kutunezeza ubwacu, bishobora kunezeza abo tubikorera, ariko biba byiza iyo tuzi ko turimo gukorera mu cyifuzo cy'umwami wacu. Kwera imbuto rero ni icyifuzo cy'Imana. Iyo niyo mpamvu ya mbere. Umukristo wera imbuto aba arimo gukemura icyifuzo cy'umutima w'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo mbabwire ngo si ubushake bw'Imana ko tuba abakristo basanzwe. Nagiye nuva abantu benshi bakijijwe, ukabaza umuntu usengera he, akahavuga. Ukora iki mu itorero? Ndi umukristo usanzwe pasiteri. Baza mugenzi wawe ngo nawe uri umukristo usanzwe. Oya, ntabwo ari ubushake bw'Imana. Nta mushomere mu bwami bw'Imana. Haleluya. Uyu munsi nimba hari abashomere muri Harvest, ndagira ngo mbibutse yuko izina ry'itorero n'abasaruzi. Yesu yaravuze ngo ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Gira mugenzi wawe ngo waramutse wa musaruzi we. Haleluya. Amen, amen. Rekeraho rero kuba shomeri mu nzu y'Imana. Muri Bralirwa wenda ntabwo uhakora, ku bitaro ntabwo uri umuganga, ariko mu bwami bw'Imana ufite ibikoresho kandi uri umukozi. Ni icyifuzo cy'Imana ko dukorera Imana rero. Ni icyifuzo cy'Imana ko twera imbuto. Ni icyifuzo cy'Imana, haleluya, ko twera imbuto. Yesu yigeze kuba agendana n'abigishwa be, abona umutini usa neza. Amen. Biravuga ngo wari umutini utoshye, ariko decoration cyangwa decor cyangwa apparence y'icyo giti y'uwo mutini ntabwo ari cyo Yesu yaragendereye kuri uwo mutini. Wasaga neza, utoshye. Yesu atangira urugendo agana cya giti cy'umutini, ariko ageze kuri cya giti ashaka imbuto kuri cya giti arazibura. Bibiliya iravuga ngo arakivuma. Haleluya. Amen. Turaba Kristo beza iyo ku cyumweru bigeze buri umwe ajya gushaka umwenda w'abarokore. Umwenda mwiza, nimba ari umumama akambara ikanzu ndende cyangwa igitenge cyiza, nimba ari umugabo agashaka ikoti cyangwa ishati nziza akayitera imeshe agasa neza. Banaririmba tukaririmba twese, ariko Yesu iyo tumwegereye nawe aratwegera, kandi iyo atwegereye ntabwo adushakaho igihagararo cyiza gusa no gusa neza, adushakaho imbuto. Imana ishimwe cyane. Arashaka ko twera imbuto. Icyo ni icyifuzo cy'Imana, ni icyifuzo cy'umwami. Haleluya. Impamvu ya kabiri tugomba kwera imbuto nuko nibyo byubahisha data. Nibyo byubahisha nde? Data. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 8 aho twasomye muri Yohana 15 havuze ngo ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Imana ishimwe cyane. Kwera imbuto byubahisha data. Ndagira ngo mbabwire bene data, bashiki banjye, bakozi b'Imana, nimureke dushake kubahisha Imana. Mu byo tuvuga, mu byo dukora, tubikore tuzi ko ari bwo buryo bwo kwera imbuto, ariko tugamishe guhesha Imana yacu icubahiro. Amen, amen. Amen, amen. Imana yacu njya mbikunda iyo turimo kuzamura icubahiro,
tukamanuka tukazamuka turabikunda. Ariko se imirimo dukora nayo yubahisha Imana? Imbuto kwera zikwiriye abihannye. Nimba imbuto twera zigaragaza ko turabigishwa ba Kristo, ibyo nibyo byubahisha Data aho tuba hose mu miryango tubamo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari ikibazo nigeze kubaza umuntu, twari babiri gusa, uwo muntu n'umugore wanjye, twari mu cyumba turi babiri. Amen. Ushobora gutekereza ngo yamubajije iki? Bwari ubwa mbere pastor mbaza umugore wanjye icyo kibazo, sindongera kukimubaza, ariko nihaye intego ko nzongera kukimubaza. Naramubajije ati, ese iyo umbona ubona nkijijwe? Ko dufite abakristo bavuga ko bakunda pasteur, ko buri cyumweru ngerageza kuvuga ibyo nateguye nanabisengeye, rimwe na rimwe bakabona bakagira ngo ni marayika utuye Gisenyi. Wowe uranzi mu buzima buri prive, ubona nkijijwe? Reka umupapa uri hano nawe uyu munsi nimugera mu rugo mu cyumba mugakinga gukora ibindi ubaza umugore ati, iyo ubona ndi muri harvest igihe tumaranye nawe tujya mu rusengero ubona nkijijwe by'ukuri? Ndacyategereje ngo nawe azambaza icyo kibazo, ariko nzi ko nanjye nzamusubiza ariko nzamusubiza ko akijijwe. Haleluya. Haleluya. Tureke kubeshana bene Data. Mu ijuru hari Imana, kandi turi mu rugendo, turimo kujya mu ijuru. Uwo dukorera ni Imana, ntidukorera abantu. Dukorera mu bantu ariko dufite manda y'Imana. Haleluya. Turabagaragu b'abantu ariko urwandiko rw'akazi ruriho sinyatire ya Yesu. Niwe nyiri uruzabibu bene Data. Haleluya. Haleluya. Nibyo byubahisha Imana n'ukwera imbuto. Kubahisha Imana si ukuvuga ngo tukimanure tukizamure, tukimanure tukizamu. Uko nukuramya abasaza 24 barabikora, kandi tubiramya tumenetse umutima, ariko nyuma yo kubikora tumenetse umutima hari indi mirimo, hari izindi mbuto babandi bo hanze bakeneye kubona, bakavuga ngo ibyo bakora bibarimo, niyo kamere yabo, niyo identite yabo. Haleluya. Amen, amen. Impamvu ya gatatu tugomba kwera imbuto, nibyo bigaragaza abo turi bo. Amen. Irangamuntu yanjye ndayikunda, ndayigendana kugira ngo bambaze ko ndi umunyarwanda. Ntabwo bazambwira ngo kora siporo nyinshi, ngaragaza aka kantu. Nimba utagafite uzagende bagwiga isimburiranga nimukeneye kugaragaza ko uri umunyarwanda. Ariko kugira ngo ngaragaze ko ndi umukristo, irangamuntu yanjye irimo igaragaza ko nakijijwe, ko ndi citoyen, ko ndi umuturage wo mu bwami bw'Imana. Amen. Muririmbyi umwe muri Kongo yitwa Frère Patrice, aririmba neza. Yaravuze ngo yashatse abakristo abasanga hanze, abo hanze abasanga mu rusengero. Ariko reka mbabwire uyu munsi, amen, iyo duhuriye mu rusengero twese tubona turabarokore kandi ko turi abantu beza. Amen. Ariko umupagani uri hariya hanze utazi gutandukanya umukristo nawe areba itandukaniro, ntabwo azambaza ibibyanditswe, kuko nimbivuga ntabyazi. Bikibuka kera maze gukizwa, umuntu umwe mu bantu bari aba responsable muri famille yaranyicaje aravuga ngo kanaka ni generation yawe arimo kurangiza kaminuza i Butare, arimo aravuga Icyongereza,
ejo bundi azabavuga ibintu bijyanye na siyanse yize. Yambwiye ijambo ngo ubuse uzagira mu bandi uvuge Yakobo na Yeremiya. Reka mbabwire, bwira mugezi wangu abo bo hanze ntibazi Yeremiya na Yakobo. Barashaka imirimo, barashaka imbuto nera. Kibuka mukuru wanjye yakijwe mbere yanjye, iyo navaga mu kabare naramubwira egerayo we Habakuki. Nari nzi ko Habakuki ari kizina cya komedi cyo guserereza, ariko maze gukizwa namenye ko ari umuhanuzi ukomeye. Haleluya. Rero mureke guhura n'abantu mbere yo kugira ngo umubwirize. Nabonye n'abantu bagahura n'abapagana agatangira kuvuga riba baba shataraba. Urabivuga akikanga, yasaze ibi bintu arimo kuvuga ni biki? Uburyo bwiza bwo kubwiriza abagore bacu, abagabo bacu, kuba mama bari hano n'ukwera imbuto. Nirwo rwego rutugira abavuga butumwa bazana umusaruro mwinshi batize teolojiya. Kuko teoloji nize iyo nazi kwera imbuto z'umuntu wakijijwe wihanye by'ukuri, teoloji yanjye ntabwo igira umusaruro mu bwami bw'Imana. Diplome zanjye za Bibiliya ntizigira umusaruro. Ariko ubumenyi bw'ijambo ry'Imana iyo tubufatanije no kwera imbuto, ubwami bw'Imana buraguka, izina rya Yesu rikamenyekana, abapagani bakihana, Imana yacu igahabwa icyubahiro. Haleluya. Iki gice nasomye rero ku murongo wa 2 haravuga ngo ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Amen. Ahangaha turabona umuzabibu. Amen. Yesu aravuga ngo ninjye muzabibu, data niwe nyirawo, ariko mwebwe muri amashami. Ndashaka kuvuga ubwoko bubiri bw'amashami buvugwa muri uyu murongo. Amen. Muranyihanganira nari ndwaye grippe ariko ubu ngubu nakize. Ngo ishami ryose ritera imbuto arikuraho. Amen. Haleluya. Riba rejete, rikurwaho. Iryera imbuto aryanganyaho amahage kugira ngo rikomeze ryere izindi mbuto nyinshi. Mu rusengero cyangwa mu bwami bw'Imana harimo kategori ebyiri cyangwa ubwoko bubiri bw'amashami. Amen. Uko twicaye hano turaba Kristo, twese turi muri Yesu, ariko ni twebwe tuzahitamo kuba ishami ryera imbuto cyangwa ishami ritera imbuto. N'amahitamo yacu. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. N'amahirwe akomeye kuba ishami ryera imbuto. Kubera iki? Kuko Imana iza kongeraho amahage. Haleluya. Uzarushaho kwera izindi mbuto nyinshi. Bibiliya iravuga ngo ufite azongererwa, udafite azakwa nicyo yari afite. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen, amen. Ko niko bigenda. Mu itorero hari amashami, hari abakristo b'uburyo bubiri. Abera imbuto n'abatera, kandi nta prizo iba mu rusengero ngo ariko ngo turagufunga hano kuri Harvest nta prizo, kuri Siloam nta prizo y'abantu batemera kwera imbuto. Ariko hari avantage bazabura, nuko bazaba rejete, bazakurwaho, bazacibwa bajye ku ruhande kuko batera imbuto. Ariko abera imbuto Imana
zabongerera ubuntu bwinshi bwo gukomeza kubyara, gukomeza kwera imbuto, gukomeza kuba productive. Gira mugenzi wangu, Imana izakongerera kwera imbuto kuko wemeye kwera imbuto. Haleluya. Ukunda mugenzi we, Imana izamwongerera amahage menshi ngo akomeze akunde. Ubabarira azongererwa ubuntu bwinshi bwo gukomeza kuba umunyembabazi. Ushigikira umurimo w'Imana, Imana izamukomeza imwongerera ubushobozi bwo gukomeza gushigikira umurimo w'Imana. Amen. Biravuga ngo turabo Imana yaremye ituremeye imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo. Kwera imbuto n'urugendo, ni process, n'urugendo tuzagenderamo kugeza igihe Yesu azagarukira gufata itorero cyangwa duhamagaye. Tuzakomeza. Haleluya. Amen, amen. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Turahitamo rero. Nimba utera imbuto, uyu munsi urimura, urashiftinga, urimuka. Urava mu ruhande rw'abantu batera imbuto, ugiye muri ka y'abantu bera imbuto muri ubu bwami bw'Imana. Nimba turi kumwe tuzamura ibiganza, iki nicyo gihe cyo kwera imbuto bene data. Twarabwiwe kuva kera ngo Yesu araje, ariko tuzakomeza kubivuga ngo ari hafi. He is around, ari hafi. Agomba gusanga, haleluya, tura amashami yera imbuto mu izina rya Yesu. Amen, amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwera imbuto. Ndagira ngo tugerageze turebe uburyo butatu bwadufasha kwera imbuto nyinshi. Amen. Haleluya. Ariko hari urugero rutoya shaka kugira ngo mbabaze cyangwa se mbahe. Ufite amazu atatu. Imana ishimwe. Ndashaka kureba abasore batatu bihute baze bahagarare hano imbere. Abasore batatu bari suku baze bahagarare hano imbere. Okay, umwe yaje papa. Baje barahari, mubakomera amashi. Haleluya. Barambabarira, ndabagereranya n'amazu tuzi amazu twese. Amen. Ini nzu yanjye imwe ibi Kigali. Amen. Ubundi si ni Kigali. Amen. Iri smart kabisa. Inzu yanjye narayubatse imenze, nyishira muri quartier nziza Kagugu cyangwa ahandi hose. Ndayikodesha miliyoni 2 ku kwezi. Inzu yanjye iba Gisenyi mu mugi, bama 200,000 ku kwezi. Inzu yanjye iba mu Rugerero, bama 50 ku kwezi. Ufite agaciro kanini kurusha iyo nzu yo mu Rugerero, we kugira ikibazo. Haleluya. Amen. Iyo hageze ko aya mazu ngomba kuyavugurura, nzahera imbaraga nzazishyira ku nzu iyi. Nijya kuvugurura iya kabiri nzajya he? Hanyuma nzasohoreza, nzajya kuya Rugerero. Noneho nagize ikibazo gikomeye cyane, kandi nashakishije ubushobozi hose nabubuze. Muri Kongo bajya bavuga igiswahili ngo iki umuntu nicyo kimutabara cyamusore. Mushumba, none hageze ko ngomba kugurisha inzu kuko nibwo butunzi nicyo cyantabara. Mungiri inama, nzagurisha, nzahera ahangaha. Ese nzaza ahangaha mwene dada, inzu nzayiteza.
ishami ryose rindiho ritera imbuto nzarikuraho. Iryari imbuto igitangaje ninyigurisha nzakemura ikibazo, ariko iyi ngiyi nzayongeraho wenda indi annexe, nzayongera amarangi kugira ngo ya miliyoni 2 bama ibe byibuze miliyoni 3. Mugende mwicarira, Imana ibaha umugisha. Baza mugenzi wawe ngo Imana irakubona gute, nuhe musaruro uha Imana. Torero ry'Imana, igihe kirageze yuko dukura, amasengesho yacu agahinduka, tukareka kwirwa tuvuga ngo Mana mpa, tutagira icyo duha Imana. Imana ntiyakuremye nka robo murayizi. Daire robo nayo itanga service. Ziriya kamera zo mu mugini muzibona za Sofia, zirinjiriza igihugu, zatumazeho amafaranga, abantu bahagaritse imitima batwara bafite ubwoba. Uratambuka pya kikagufotora, pya kirimo kirakorera igihugu. Baza mugenzo ngo koko kamera ikorere umwami wayo kurusha ukuntu wakorera Imana yawe. Imana itubabarire dukanguke bene data. Kamera imirinjiza, wafite agaciro mu bwami bw'Imana kurusha kamera. Nuhe musaruro turi guha Imana. Ariko munyemerere Harvest mbakomera amashi, kuko mwebwe vraiment ibyo mukora biragaragara. Mukomeze rero. Amen. Twabonye amazu 3 idatanga umusaruro, itanga umusaruro uringaniye, nitanga umusaruro mwinshi. Ubutumwa bwanjye n'ubu: renga urwego rwo kudatanga umusaruro, tanga umusaruro. Va ku rwego rw'umusaruro uringaniye jya ku musaruro, amen, uri maximize, usendereye kandi mwinshi kurushaho. Haleluya. Uburyo bwa mbere bwo kwera imbuto, kubaka ubusabane n'Imana buhamye. Amen. Kubaka intimité n'Imana iri stable, ihamye. Amen. Umubano, ubusabane bwawe n'Imana bwubake mu buryo buhamye. Amen. Senga mu buryo buri stable, buhamye. Murabizi Daniel, itegeko risohotse ryo kudasenga Imana iminsi 30. Bibiliya avuga ngo yakomeje gusenga 3 ku munsi nk'uko yarasanzwe asenga. Yari yarubatse ubusabane, intimité n'Imana, ubusabane buri stable, buhamye. Nushobora kwera imbuto nyinshi uri umukristo wa saison, kuko itorero muri iki gihe turi mu bihe by'amasengesho, nanjye ndi mu mwuka ndi gusenga. Oya, itorero nirizana iminsi 3 yo gusenga, ize ariko isange ufite discipline yawe, ufite ubuzima bwawe bwo gusenga busanzwe buriho. Niba usoma ijambo ry'Imana, twiga igitabo cy'Abaefeso, ariko usanzwe uri umusomyi n'inshuti nziza y'ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Umuhinzi iyo ashaka ko ibihingwa bye bimuha umusaruro mwiza, ahora asura umurima, akamenya ngo ni igihe bya biti batera mu bishyimbo bya imishingiriro, akavuga iki igihe cy'imishingiro, agafata urugendo akagenda. Nimba ari umuntu wambara inkweto zisanzwe akambara bote, akajya akareba, bagashingirira bya bishyimbo. Igihe cyo kubagara akabagara. Igihe arashaka umusaruro muri wa murima,
ariko agomba kubanza kugirana ubusabane, imigenderanire, umubano wihariye na wa murima we. Ntabwo watera imbuto ugende uzagaruka igihe cy'umusaruro kigeze utigeze usubirayo. Ibishoboka. Tubane n'Imana kurusha uko tubana nabo twashakanye nabo. Tubane n'Imana kurusha uko tubana n'abana bacu. Tubane n'Imana kurusha uko tubana n'akazi kacu, kuko itura mu mitima yacu. N'igihe tutavuga tuba dusabana nayo. N'igihe icecetse tubasha kuinterpreta silence, guceceka kwayo. Haleluya, haleluya. Ubaka ubusabane. Yesu aravuga ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, ibyo muzajya musaba data azajya abibaha. Amen, amen. Reka mbabwire, ntabwo Imana iduha ibyo twasengeye kuko twasenze cyane, ahubwo ubusabane tugirana n'Imana nibwo buduhemba, nibwo butugororera ibyo twifuza ku Mana. Ntabwo Imana isubiza gusaba, isubiza ubusabane. Niyo mpamvu ntugasenga ushaka ibitangaza, senga wagura ubusabane bwawe n'Imana. Senga wubaka umubano wawe n'Imana. Senga wubaka relation yawe n'Imana. Bene data, ubu Kristo ntabwo ari amagambo y'abarokore. Yesu ashimwe, shalom shalom. Ubu Kristo ni relation, ni umubano, ni ubusabane tugirana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ubaka ubusabane buhamye. Amen. We kuba umukristo ukwezi kwa mbere kumwaka n'ukwezi kwa kabiri, uzongera ugaruke mu kwezi kwa 12. Amen. Ubaka ubusabane buhamye hamwe n'Imana. Ikintu gihamye kirakura. Ikintu gihamye kigiraho kiva kikagira naho kigera. Imana ishimwe cyane. Ubutsinzi ntabwo buba mu gukora ibintu bihamba ibihe byose. Ubutsinzi buba mu gukomeza ibyo wagezeho ukabihagararamo. Byo ubwabyo birabyara, birabyara, birabyara. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ese dushobora guha Imana icyubahiro niba turi kumwe? Amen, amen. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Ubwo busabane tugirana n'Imana, ku murongo wa 5 baravuga ngo ni ngiye muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Imana ishimwe cyane. Ubusabane buhamye n'Imana buzashoboka nimba tubasha gukora ibintu bigeze kuri 3. Icyambere, gusoma ijambo ry'Imana tukaritekerezaho. To read and to meditate the word of God. Gusoma no gutekereza ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Iri jambo ry'Imana ntabwo ari imvaho. Yambona n'abakozi b'Imana akarijyamo akaritindamo kuko ari we uri kuri gahunda yo kuzigisha iki cyumweru. Oya, ntabwo ariko bigenda. Imana yabwiye Yosuwa ngo amagambo ari muri iki gitabo cyari igitabo cy'amategeko, cyari kigizwe na bya bitabo 5 bya Mose. Imana imuhibanga rya success, ryo gukomera no kugera ku byo yifuza kugeraho. Bibiliya iravuga ngo nibwo uzahirwa mu byo uzakora byose. Amen. Ahandi iravuga ngo nibwo uzatsinda mu byo uzagerageza gukora byose. Gira mugenzi wawe ngo intsinzi iri mu ijambo ry'Imana. Amen. Imana ibwira Yosuwa yarazi kurwana, Yosuwa yarazi strategy z'intambara, ariko ibi bintu by'ubwami bw'Imana ntabwo ari karate ikora. Karate njyambona abantu bagakora umurimo w'Imana kamere yazamuka, ariko ngiye nigeze gukora karate.
waba ukorera Imana ahantu bakunda kurwanisha inkoni ati ngenzi kunyobanwa nge nakwereka ibi bintu by'umurimo w'Imana bakomeye nabuzuye aya magambo ari muri iki gitabo. Na mwanzi w'ubuzima bwawe ukomeye nka Satani, ariko icyo Yesu yamukubitishaga biranditswe ngo mama urahangaha, mwene data urahangaha, soma ijambo ry'Imana, tekereza ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ubusabane buhamye tuzabwubaka nitubasha gukora ibi bintu: gusoma ijambo ry'Imana no kuritekerezaho. Icya kabiri, gusenga buri munsi. Icya gatatu, kubaho mu buzima bwo kuramya Imana. Kubaho mu buzima bwo kugira gute? Kuramya Imana. Amen. Ubwo n'ubuzima bwiza dusabwa kugenderamo. Ikintu cyose iyo ugikoze ugamije guhesha Imana icubahiro, uba urimo kuramya Imana. Imana ibaha umugisha. Uburyo bwa kabiri n'ubwa gatatu ngiye gusorezaho bwo kwera imbuto nyinshi. Uburyo bwa kabiri ni uguca bugufi. Twasomye mu butumwa bwiza bwa Yohana 12:24 haravuga ngo nukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi, amen, iyo kataguye hehe, umubibyi iyo ari mu murima arimo kubiba aba afite agakapu cyangwa agaseke cyangwa akantu karimo imbuto, agenda akoramo akagakura mu bubiko akakajugunya hasi mu butaka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bigaragaza ngo kaba kavuye muri zone de confort, kaba kavuye mu bubiko bwiza ahatari imbeho, amen, aho bakabitse neza bakakareka kakemera nako kakagwa hasi, amen. Abakristo benshi bari mu rusengero bahagaze ku nararibonye ryabo, bahagaze kuri titre zabo, bahagaze ku mashuri yabo, bahagaze ku cyubahiro bafite, bahagaze ku miterere yabo, bahagaze ku mazina yabo, bahagaze ku gaciro k'imiryango yabo, banze kugwa hasi kugira ngo babashe kwera imbuto. Gira mugenzi wawe ngo gwa hasi, ca bugufi, Yesu aza kuzamura. Reka nkubwire, iyo utabihisemo guca bugufi uracishwa bugufi. Iyo utemeye humilité ugira humiliation. Imana izemera ko ibihe bikumanura, Imana izemera ko abantu bakumanura, Imana izemera yuko, haleluya, ibyari bigukomeje binyeganyega kugira ngo wicare hasi nta muntu wakubwiye ngo ka chini. Ariko nk'abigishwa ba Yesu, haleluya, tugomba kumwigiraho. Abafilipi 2:5 haravuga ngo mugire umutima nka wa wundi wari muri Kristo Yesu. Yagize gute? Yasanze yuko guhana n'Imana atari ikintu cyo yemera gusiga icyo cyubahiro, aramanuka, yemera no gupfa urupfu rwo kumusaraba. Gira mugenzi wangu, nimbura umwigishwa wa Kristo, mwigane mu guca bugufi. Kwera imbuto birashoboka iyo akabuto kemeye kakagwa hasi. Haleluya. Acho turi cyo, ibyo turi byo byose nibyo dutunze twabihawe n'Imana. Yesu avuga ngo ntacyo mwabasha ubwanyu mutamfite. Duce bugufi rero tuzera imbuto nyinshi. Icyanyuma soza, uburyo bwa nyuma bwadufasha kwera imbuto ni ukwemera gupfa. Iyo akabuto katemeye kugwa hasi ngo gapfe, kagira gute? Kaguma konyine, kaguma konyine. Imana ishimwe.
ariko iyo kemeye kagapfa kakera izindi mbuto nyinshi. Amen, amen. Bibiri iravuga hano mu Bagalatiya 2:20 ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri nje. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Amen. Ndagira ngo soze mbabwira ngo tugomba kwemera gupfa tukiriho. Tugomba kwemera kugira gute? Kwemera gupfa tukiriho. Hari ibyo tugomba gupfaho. Tugomba gupfa kuri kamere yacu. Tugomba gupfa kuri kamere yacu. Ndikubuka nangiye gukorera Imana, twari abasore benshi bo mu mugi, nari umustar, sore wize kuri Maendeleo hari Igoma, sinavugaga Ikinyarwanda, nabaga ndi smart sana. Neza ngeze mu rusengero, twari dufite intebe z'imbaho ndende, urusengero rurimo igitaka. Ndikwibuka icyo gihe dutegura igiterane, gusukamo amazi no guterura izo ntebe, nta rubavu nari mfite. Noneho umudiyakoni akambwira ngo we Roger, terura iriya ntebe hariya. Nkagenda ngafata intebe y'urubavu, nkarwana nawe nkaza nkayishyira hariya. Mwene na tata umwe twari kumwe aravuga ngo ariko hano bazi kumenyera abantu. Urimo kumbwira we yateruye. Uyu munsi uriya mwene data iyo mubonye cyariyo yasubiye inyuma, yavuye no mu byizerwa. Ariko kuko nemeye guca bugufi, nirengagiza ubusongarere n'ubunyamugi, kubera Kristo wambambiwe, uyu munsi navuga ubutumwa. Uyu munsi Imana yamaye agaciro ndumukozi wayo, kuko nemeye guca bugufi, mbasha kwera imbuto, kuko nemeye gupfa kuri kamere. Ugomba gupfa ku cyubahiro cyawe. Ugomba gupfa ku cyubahiro cyawe. Haleluya. Amen, amen. Mu rusengero niho nabonye abantu ukabona umuntu ni afande, ukabona arimo arasuka amazi muri toilette, ariko mu kazi aho aba bamugirira gutya. Yes afande. Ariko yagera imbere ya Yesu nawe akavuga ngo yes afande Jesus. Bazamugeza ngo utegereje iki gupfa? Nudapfa uzaguma uri wenyine nta mbuto uzera, ariko nupfa uzera izindi mbuto nyinshi kandi zizaguma. Uzagira icyubahiro gikwiriye, uzagira agaciro gakwiriye, uzagira aho Imana yavuze ko uzagera. Imana izagukoresha iby'ubutwari, icyubahiro k'Imana kizaza ku buzima bwawe. Dukomere Imana amashyi, twegereze umushumba mukuru adusengere, twere imbuto nyinshi kandi zigumeho, kuko ari ubushake bw'Imana. Imana ibaha umugisha. Dukomere Imana amashyi menshi. Haleluya.